password iriye ni rimwe kabiri gatatu bakaduhamagara umugore urebe muhamagara umugore wanjye rwose imore ngonze we ntabwo wabonye plaque ntabwo nazibonye kuko nayisengwa mwiriwe umugabo wawe wagize ikibazo bamugongeye hano hepfo kuri kaburimbo ngo nguki reka ntabwo bishoboka ndangira mu rugo turamushobora se pole bigenze bite ana yanjye okay ndaje reka nze murebe Motari b'iki gihe nawe wajya abamotari b'iki gihe mwegura umutwe dore kuvunika mwegura umutwe usa nk'abamwicaza tumutsindagize pole aho bwakereye rwose uracyicare nta n'agacyayi nta ese uragira ngo nkore iki kandi wowe none se ubu ngubu kubona ntakibashije mugore mwiza ubu koko urabyuka ukicara habe no gukubura mu mbuga dore ukuntu hasa kandi ubona nanjye ntakibashije urabona bizagenda bite koko ako se sheri nkubaza ikibazo kimwe nzakwitaho nite ku bintu byo mu rugo ese ubu uri gutekereza ko ari umuntu uri gushakira urugo cyangwa wabyibagiwe ariko se mugore mwiza kubona nanjye nkibashije nakoraga ukabona ukuntu nsigaye meze nawe ukabona ntakibasha kugenda wakwihanganye rwose ko ibintu bizagenda neza rwose ninongera ngakira ihangane rwose pe naho rero nanjye nkora ibyo nshoboye ntabwo ndakamashini pe sibyo witangira ngo ngabo bagize gute mba ndi kukwitaho mba ndi kugira gute buri kimwe cyose ni njye ubugira ngo njye mbigenze nta nubwo nafata akanya nkaruhuka ushaka kujya aho njye ntakureba mpinzira nitambutse ntabwo handeba ndi umugabo wawe ngaho ugiye ntabwo handeba wampaye inzira mu rugo rwanjye ngo ndagusundura wampinzira nk'itambukira yampaye uransundura mu rugo rwanjye ariko umugore ijya hasi n'itambukira utangiye kuzajya umenyera igira hano igirayo igirayo icara hariya hano gira vana yampaye arampenise pe pamudira se fate cyangwa unike nano utanzaniye iyo shati ngo nambare njye mu kazi ko nakerewe aje nyizane bambuka dore nakerewe amasaha arimo aragenda aza gukererwa akazi wasoje kwambara njye warutegereje nari nashoje kwambara niwe nari ntegereje akagiye nambare nihute njye mu kazi ndabona rwose amasaha yagiye ntabwo byoroshye rega akazi dukora rwose kaba kagoranye ntabwo kaba koroshye hobe nshaka kuzaza kugusura ku kazi nta kibazo uzazi ko ibyo dukora si biba byemewe n'amategeko kugira ngo hari ikibazo kiba kirimo ngaho gira vuba ngende ni ntaza gukererwa gukererwa haracyari kare ugenda undebere urebe n'umwana amasaha ya saha yanjye yarya nayo wayinzanira gira uyimpe okay kagende njye mu kazi nihute reka ngere rero buriya turasubira sawa turasubira password iriye ni rimwe kabiri gatatu bakaduhamagara umugore urebe muhamagara umugore wanjye rwose ngonze we ntabwo wabonye plaque ntabwo nazibonye kuko nayisengwa mwiriwe umugabo wawe wagize ikibazo bamugongeye hano hepfo kuri kaburimbo ngo nguki reka ntabwo bishoboka ndangira mu rugo turamushobora se pole bigenze bite ana yanjye okay ndaje reka nze murebe Motari b'iki gihe nawe wajya abamotari b'iki gihe mwegura umutwe dore kuvunika mwegura umutwe usa nk'abamwicaza tumutsindagize pole sheri
nabikora ko nabonye akazi ejo bundi nzajya ngufasha nyine kugeza umeze neza. Mbaye ikimuga pe. Oya uzakira ariko. Kirafasha urabona koko ibintu byoroshye. Oya uzakira Kandi no kugenda itaho. Uretse ngaho gumisha akaguru hamwe ntabwo mubabaza. Agaciya pe. Ya. Kugira ngo sinahashiriye wa muntu we. Ahashiriye pe. Cyangwa amazi arashyushye cyane. Ya. Narashize pe. Ngaho ugira bukeya. Kajyane buhoro kuzana kandi. Yewe narashize rwose pe. Narashize rwose. Gase tuzi. Yewe sheri narahashiriye pe. Ngaho tuzi. Utoroshye rwose pe. Urahumura. Sheri waje ukamfungira ano maferi y'ino gare mbona bitoroshye. Gase utagona kandi nanone. Ubwo se aho bwakere rwose uracyicare nta n'agacyayi nta ni. Uragira ngo nkore iki kandi wowe? None se ubu ngubu kubona ntakibashije mugore mwiza ubu koko urabyuka ukicara habe no gukubura mu mbuga dore ukuntu hasa kandi ubona nanjye ntakibashije urabona bizagenda bite koko? Ako se sheri nkubaza ikibazo kimwe nzakwitaho nite ku bintu byo mu rugo. Ese ubu uri gutekereza ko ari njye ubu noneho uri gushakira urugo cyangwa wabyibagiwe? Ariko se mugore mwiza kubona nanjye nkibashije nakoraga ukabona ukuntu nsigaye meze nawe ukabona ntakibasha kugenda wakwihanganye rwose ko ibintu bizagenda neza rwose ninongera ngakira. Ihangane rwose pe. Naho rero nanjye nkora ibyo nshoboye ntabwo ndakamashini pe sibyo witangira umugabo bagize gute mba ndi kukwitaho mba ndi kugira gute buri kimwe cyose ni njye ubugira ngo njye mbigenze ntabwo nafata akanya nkaruhuka. Ihangane kubure hari ahantu ariko sheri banunzaniye kacyayi mbenywa mu gihe rwose ruba ameze nabi. Ariko se ubu koko bizagenda bite kubona ntakibashije umugore mwiza ukabona rwose ari njye nakoraga igihe nari nshoboye uragira ngo bigende bite koko? None njye ntabwo ndi gukora urabizi mvuye mu kazi mu kanya sibyo ngaho ngiye kumesa ngaho ngiye kugira mfasha akanya gato ngo nduhuke utangiye kuza umbwira nese ubwo urumva njye nzabivamo? Muri uru rugo ninde mugabo hano ugomba gutanga ko numva nsigaye nkubwira ukanzamuka nabona uko ntakibashije ubu niwe mugabo muri uru rugo? Ewe maze kunanirwa pese nakubeshye nawe ubyumve maze kunanirwa ndabirambiwe pe. None se ubu ngubu tubigenze gute ko ukira ntunapfa uwahugura wo kundushya gusa uko nanjye byo nzabivamo? ubona ubwo utangiye kujya uvuga ngo yaba ngo nari narapfuye buretse sha winyumva nabi wa mugabo nturi gukira sibyo nturwaje amezi angahe umwaka ugiye kurangira ntukira nta gihinduka maze kuruharira. Ariko nubwo navunene amaguru yavunitse nkaba meze gutya ntabwo mu mutwe haracyakora ntundebe gutyo utagira ngo singira mu mutwe se urakoresha iki? Umugabo nyine mu mutwe urakoresha ngo nanjye si ndi umugabo ahangaha kugira ngo ugereho uzajya utanga amabwiriza hano. Mu mutwe hakumara iki koko sheri? Mu mutwe yegura hafite ntujya gukora mu mutwe wafite wicaye aho ni ukwirwa wicaye aho sinabivuga ngo iki koko urabizi nawe wenda simvuze ngo twiteze abantu turi twenyine turi kuganira mu buriri byaranze wagira ngo naho haravunitse. Ariko se ko wabonye namugaye mugore mwiza nkaba atari ko nari nsanzwe ibi ngibi rwose wabyihanganiye igihe gito ko bizarangira. Umwaka nturangiye ibintu birarambiranye sibyo mu buriri wapi umwaka urashize undi uratangiye nta kintu banza nabyo byaravunitse ahari nuko ntabimenye.
ubona ntakibashije pe neza urandambiwe amezi angahe urarambiwe angahe wavuze umwaka n'uwa kabiri ko winjiye ariko niwa kabiri waza nta kibazo ndacyari umugabo wawe ntitwasezeranye se si umugabo wawe ku izina ariko gusa none uragira ngo nkore iki kona ntakibashije usemberuka nk'abandi bagore wakwihanganye umugore mwiza rwose narihanganye numva ndarambirwa ihangane rwose Imana izakora bikomeye rwose ubone ndakize byongere bigende neza akazi kongere gahinde ariko uzi n'ikindi dore amasaha yaranamfashe nari mfite gahunda ngiye kwigiramo wampa inzira isa n'ugira hano hasi nitambushye niwe wakwitonze tukaba tuganira babarira va mu nzira wakwitonze tukaganira itonde tuganira ariko icara hasi hariya ndakubwira icara hasi wa mugabo wampaye inzira nkitambushye icara tuganire ngaho mbwira ibyo mbwira vuba dore amasaha yamfashe ndambwira ubu ngubu ugiye hehe ubundi urashaka kujya hehe urumva ushaka kujya hehe aho ngiye ntihakureba mpinzira nitambuke ntabwo handeba ndi umugabo wawe ngaho ugiye ntabwo handeba wampaye inzira mu rugo rwanjye ngo ndagusundura wampa inzira nkitambukira yamaye uransundura mu rugo rwanjye ariko umugore igira hasi nitambuke utangiye kuzajya umenyera igira hano igirayo igirayo icara hariya hano gira vana amaye arampenise pe pamuzira sifate cyangwa urike nano ese none ugiye hera kanoze imirimo utangiye kuyihindura ukundi kuntu werekeje hehe mva wintesha umutwe uri gutuma mbikora nabi ko bitari bisanzwe era ni amahoro ku buryo mbwira ngo ninegere mu rugo rwanjye winyegeza umpirika uko ubonye ahubwo si ko ibyo bigare babiteretse mu nzira ufite ikihe kibazo ahaha none ndabona n'ingoyi zigejeje mu mugongo mva se mpaye amahoro wanjye none se ugiye hehe ubundi ako si ibyo birakureba kandi wowe ariko se bitandeba ni gute ushobora kuva mu rugo rwanjye ukagenda gutyo gusa nk'ubu ujye mbona ibintu nceceke mu rugo rwande mu rugo rwanjye rwawe nande rwanjye nawe mva nyine ko nanjye dufite uburenganzira icara ahangaha rero icara ahangaha atwara akigendera ariko mu cyumba nkanakora n'icyanzanye hano icyakuzanye banshwiremo icyo gikotana nashyushye ikintu no kumenyera ko hanashyushye urabona umupira iki gato ese kuri gusa yewe ndari gatangaye nayo ngatangaye abandi bagiye kujya bakwirirwa n'atari abayede n'abafundi n'abakarane n'ibiki byose byo mu muhanda cyasa mujyana ubutinde bwanyu jyana ariko wa mugore ugenge pe ugenge rwose ntabwo muzabanaho ibyo mukora byose ntabwo muzarubanaho ubwo nyine nta kundi ubwo ngeza habi nyine ubwo basigaye banjyanira umugore ndeba nyine ndetse ko ntashoboye aba ntacyo ntibashije kwikorera ubwo nyine nta kundi abashoboye ntibakujyana ariko ntabwo muzarumbanaho nta kundi ubwo nyine reka nemere nyine ubwo nibigende nyine ubwo bigiye nta garuriro umuhimuretse gato sheri tuza ariko ndavuze ngo umuhimuretse namwe rekana nabo umuhimuretse ntabwo ubundi mwumva mwebwe batuvuze ngo iki tuza wagiye gukira bareke twibye kwikora ibyacu muramuvugana murabamuvugana sheri barabara nabwira hano nkabanza nkirebera iby'urugo rwanjye ubundi mwebwe urugo rwawe twebwe turi iki hano muri iki se nyine umuhimuretse gato sheri tuza ariko ndavuze ngo umuhimuretse namwe rekana nabo umuhimuretse ntabwo ubundi mwumva mwebwe batuvuze ngo iki tuza wagiye gukira bareke twibye kwikora ibyacu muramuvugana murabamuvugana sheri barabara nabwira hano nkabanza nkirebera iby'urugo rwanjye ubundi mwebwe urugo rwawe twebwe turi iki hano muri iki se nyine rwose madamu urumva nta soni ufite kuzana abandi bagabo mu rugo rw'umugabo wawe
kutavuka uri kundeba gutyo warangije kuvuga se mvuga iki ndacyakubwira noneho ukamubwira ikintu utaruzi rero uvuga ko amanya tuvuye kwa muganga dore ngizi dokima nyuma y'ibyumweru 2 araba avuye muri kano kagare uzongera kumusuzugurira muke oya sheri urashaka iki twakubwira ateraje bisubirwemo ibyo wigize ngo nta wavuze ngo ntabwo uraje umbone sheri wanjye giye gukira bagerayo waruzi ko ubwo ntazakiraho naheze mu kagare ngo mumfashishe oya sheri ndaje nkavemo kandi sha ibyawe bizahita bijya ahagaragara gatanya igomba kujya ahagaragara